Reka mbabwire bimwe mu byabaye kuri Yesu, noneho ndaza kubabwira n'ikiganiro ejo nagiranye n'umuntu dukora ahantu twegeranye. Yesu yari ari kuvuga ubutumwa bwiza mu mudugudu umwe. Avuga ubutumwa abantu barakizwa, avuga ubutumwa aranabagaburira. Ababwira yuko Imana ibakijije indwara, bamwe ibahinduriye amateka, abandi bazamuye mu ntera, noneho bigeze nka saa sita azana ibyo kurya bose bararya, arangije bigeze saa cyenda akomeza avuga ubutumwa. Bigeze saa kumi afata umwanzuro wo kwimuka akajya kuvuga ubutumwa mu wundi mudugudu. Noneho agiye byasabaga kugira ngo ace mu kibaya. Icyo kibaya cyari kirimo abahinzi bari guhinga amasaka. Bitewe n'ukuntu abantu bari benshi bishimiye Yesu bamukurikiye kandi Yesu adashaka yuko bagerana ku wundi mudugudu, yaciye mu kibaya akora igitangaza kidasanzwe. Amasaka abantu bari barimo bahinga ahita akura abantu babibona vizavi, babibona amasaka ahita akura ahita yera. Noneho ba bantu bakurikiye Yesu bakabaza abahinzi ngo Yesu aciye hano? Bakamubwira ngo Yesu ngo yahaciye igihe ngo twabibaga amasaka. Yesu aragenda ajya kuvuga ubutumwa bwiza ku wundi mudugudu. Ibi rero mbivugiye iki? Bivugiye ko Yesu ashoboye guhindura amateka yawe ako kanya, binyuze muri bikeya ufite urimo ukora, binyuze mu kazi urimo ukora. Byumvikane yuko ugomba kugira icyo ukora kugira ngo Yesu azagutabare. Iyo tuvuze Yesu ni nk'ako nakubwira ngo Imana izagutabare. Rero ejo naganiriye n'umuntu turimo dukora imibare ni gute umuntu ashobora kuba yabona byibura ibihumbi 800 mu myaka 3. Yari afite igishoro cy'ibihumbi 90. Ndamubwira ngo ushobora kuba wakizigama 150 ku gishoro cyawe ufite. Arambarira nsanga ntibishoboka. Arambwira ngo ku munsi mahisha 3,000 ngo mfite n'itsinda. Noneho arambarira dusanga abaye koko akoresha 3,000 ku munsi, tubona kugira ngo abone 1,050 ku munsi byagorana. Ariko nahise mubwira ati rero reka nkubwire, nimba ubona imibare yawe itavamo ushobora kugabanya inshuro ujya ku munsi. Nimba ukoresha 3,000 mu guhaha, ushobora kwiyeranja kugira ngo ugire ikintu ubona. Bisaba ko hagira bimwe wiyima ukavuga ati noneho bitewe yuko mfite umugambi muremure kandi uko byagenda kose kugira ngo mbeho nuko ngomba kuzagera ahantu mba, 3 mbona ntabwo nkwiye kuyajya yose. Ngiye kwemera niyishishe inzara, inge njya rimwe ku munsi, wenda mu gitondo nywa agakoma, ku mugoroba duteke ubundi turyame. Kuko ni ikibazo aho ushobora kuba warakoze ufite imbaraga ukazisanga ugize imyaka nka 40-50 ukiri mu bukode. Rero mu byatumye dukora YouTube channel yitwa Dukuzumuremyi Church Online, ushobora no gusanga kuri TikTok, ni ukugira ngo turebe ese koko mbaye nshobora kuba nabona igikoma cyo kunywa mu gitondo mu buryo bwo kugira ngo nsevinge amafaranga, ku mugoroba nkateka nkajya. Hari icyo byatwara ubuzima bwanjye, ariko byibura mu myaka 40-35 nkazabona ko hari impinduka nabonye ku buzima bwanjye. Rero naje kujya muri Bibiliya, kuko akenshi batubwira ko Bibiliya, ijambo ry'Imana, Holy Bible, Bibiliya yera, apfa kuba ari ijambo ry'Imana. Ubwayo ukiyirambura ni ukuganira n'Imana, ni ugusangamo Imana.
igitabo cya Bibiliya buriya gitandukanye n'ibindi bitabo kuko byo ushobora kubirambura ugasangamo amateka, ariko hano iyo ubirambuye usangamo ibintu bidasanzwe Imana yagiye ikora. Naje kubona ijambo riri mu migani ibice 22 ku murongo wa 13, harimo ijambo rivuga umunyabute, ngo umunyabute atinya gusohoka kugira ngo intare ngo zitamwica. We aba yumva yari mu nzu, aba yumva yuko naramuka asohotse intare ziramwica. Uyu rero ni umunyabute, ariko umunyabwenge iyo afite gukora ntatinya gusohoka, aravuga ngo ngomba gusohoka nkajya gukora, nahura na challenge, nahura n'ibintu bishaka gutuma ntakora, nkagira ukuntu mbimanaginga, nkagira ukuntu mbikemura. Ibi nibyo biranga abanyabwenge, ariko umunyabute yiziringa mu nzu, ngo ntashaka kuvunika, ntashaka kuruha, ngo ntashaka ko bamuvuga, ngo ntashaka ko bamutuka, ngo ntashaka kuzana ibyuya. Oya, iba umunyabwenge, usohoke, ukore, uvunike, wemere, wigagaze. Byibura nubikora imyaka 3, imyaka 2, unasenga Imana, ndakubwiza ukuri ko amateka y'ubuzima bwawe azahinduka. Ntabwo Imana ishobora ko uzemera ubabaye igihe cyose. Oya, ntabwo Imana ishobora gukora iryo kosa. Mu byazanye Yesu ni ukugira ngo aruhure abashonje, abababaye, abamara amarira. Bivuga iki? Bivuga ko nawe ukwiye kugerageza uko ushoboye kose, ugakora ibyo ushoboye mu mbaraga zawe utagize ubunebwe. Imana izaguhindurira amateka. Byaba biteye agahinda, byaba bibabaje, kandi hari ibintu tureba tugasanga birababaje, ugasanga umuntu w'umusaza ni ukuri byaramucanze, ntajya mu rusengero, yinywera mu biyobyabwenge gusa, ubuzima bwe yabuhariye ibiyobyabwenge. Ibyo rero ntabwo bikwiye, ntabwo bikwiye. Ibiyobyabwenge nta kintu bishobora guhindura ku buzima bwawe usibye kukwangiza gusa, bigatuma utegereza gupfa. Oya, va mu biyobyabwenge, va mu bigare, va mu nshuti mbi, ugende ushaka akazi, utitaye ngo aka kazi karasuzuguritse, ndahera kuri iki. Oya, gerageza, ndakubwiza ukuri ko Imana iri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe. Niba ugize kuba waragize amahirwe yo kumva ibiganiro tujya ducishaho, bivuga ko hari connection ugiranye n'Imana. Imana iri kumwe nawe, jya mu kazi. Rero ntukagende udakoze subscribe kuri YouTube channel Flow, kuri TikTok, kugira ngo wumve ibiganiro byacu. Murakoze cyane cyane nkamwe mwagiye mukora subscribe, mwagaye nka Diakoni yo kuvuga ko Imana ishobora byose. Mujye musharinga ibiganiro kugira ngo abantu bamenye ubwiza bw'Imana. Mwakire imbaraga z'Imana.